ikindi navuga ni nyine kwibaza who should I nyine approach, who should I quote, ni nkwiriye nyine kujya kurambagiza. Okay, ikibazo mushobora kumva ari ikibazo cyoroshye, hari umuyoboye ko ukwiriye kurambagiza umuntu ukirijwe nyine, it's by default buri wese arabyumva, ariko reka mbwize ukuri, nimba ari ikintu maze kubona muri bene data cyane cyane turi mu Rwanda, ni ukuntu hari ibintu byinshi twamaze kwestablishinga nk'ukuri nyine kuri common, abantu bose nyine kuri muntu bati iki ntabwo cyemewe kiremewe, kiriya ntabwo cyemewe kiremewe, noneho abantu benshi bakabikora nyine kuko ariyo nabyita status quo, nuvuga ngo nicyo kintu nyine cyemewe mu bantu bose, ariko deep down umutima we yumva yakabikoza ukundi. Urabyumva? Reka mahe urugero, nuvuga ngo turavuga ati ntabwo umugore yemerewe kwigisha. Iyo ni statement yoroshye, simple statement. A woman is not allowed to preach. Akiraho n'icyanditswe hariya. Hanyuma umuntu nyine agakizwa, urumva yarasanzwe afite nk'agatuti muri Zion cyangwa muri Restoration. Hanyuma hati rero kubera ko ngomba kuba muri bene data, nyine umugore ntabwo yemerewe kwigisha. Hanyuma mwaganira nyine uri kudiginga deep nyine mu myumvire ye, ukaza kumva in reality impamvu atigisha muri church nuko nyine bene data batabyemera. Abyo nyine muri bene data ntago byemewe, ariko we personally nyine ntago yumva impamvu bitemewe. Nubyo ni ukuvuga ngo ntazi what esa nizihe biblical basis zaje guconstructing iki kintu ku buryo dusigara tugifata nk'ari ikintu cyumvikana ibyaturutse muri hemizi. Urabyumva? Muri icyo kintu kuri gikomeye. So niyo mpamvu rero nyine niyo tuvuze ngo ntabwo mugomba gushaka apagani. Hari nk'abantu nigeze kumva umuvandimwe ambwira ngo kandi ni group y'abantu bizera nyine barafite debate ko ese koko kundi umuntu atembere gushaka umupagani nuko Imana ibuzanya cyangwa nuko ari byo byiza. Ntabyo. Hari nyine, is there any biblical basis for that? Cyangwa nuko twumva nyine ari byo biri convenient. Nubwo nshatse umupagani wenda yangora, twajya duserera, wenda tunyuranye mu kwizera, ese hariho any backup mu ijambo ry'Imana y'icyo kintu ku buryo ariho dukuriye practice, cyangwa tuyikura muri convenience kuko ari byo nyine bitworoheye kandi byiza. Bavandimwe, muzarebe na Paul uko yandika cyangwa se na Petero uburyo bandika, ndetse na Kristo uburyo yigisha, haba muri nyine sermons ze, haba ndetse na Paul muri nyine teachings ze, muri letters ziwe. Nge maze igihe ndi kwiga nyine impapuro za Paul nyine ndisoma ngenda, biragoye ndetse sindabibona n'umunsi n'umwe aho Paul yandika ikintu, a command, an imperative, itegeko runaka cyangwa agira abanama runaka, adafite a theological backup for what he says, adafite ukuri kuvuye mu byanditswe byera kw'Imana kuza kuba backup cyangwa se kuza kuba gusunika iyo kintu ari kubabwira. Ntabwo Paul ari babita iki nyakoresha abaguru kuko guru babaganga bavuga ngo nabaganga b'imitima. Babyumva? Nibango ntago ari psychologist. Babyumva? Ntago nyine ari umuntu utanga inama z'ubuzima. Ntago aricyo Paul yaricyo. Ntago ari umuntu wazaga ngo yanarize situation abantu bari kunyuramo hanyuma ahita areba nk'umuntu nyine uri wise mu buzima abagira inama. Mugera mu gihe gukemura birakemuka. Paul was a theologian. Yari afite ibyanditswe byera n'ukuri azi ku Mana kuzuye umutwe we ku buryo ariko yagendaga atoraho akagenda yapurayinga kuri buri situation yose ahuye nayo. Murabyumva? Kugeza n'ubwo ari kubwira aba pastors ngo uko bakwiriye gutwara abantu babagisha impaka mu itorero, akapiringa kuri sovereignty y'Imana, akavuga ngo kugira ngo Imana ahari nibishimika bakwihana baze kugira ngo impamvu yo kwiriye kubikora n'ugwa neza no gucisha make nuko uzi neza yuko atari wowe n'ubundi buze guha umuntu kubyumva, ahubwo Imana muri sovereignty yayo ahari wowe ukora umurimo wawe ahari nyine you should understand iyo kiganza cy'Imana
kiza gutuma umuntu aza kubyemera. Nyine muri kadoti kose Paul yabaga afite ukuri kugasunitse. So niyo mpamvu rero no kwibaza ngo se nkwiriye gushaka nyine nkwiriye kwa approachinga nde, twagombye kuba tuba ese hari ukuri Imana yatanze dushobora kwicaraho tukavuga ngo rero kubw'ukuri kumeze gutya kuri established, noneho ukwiriye gushaka uwo nkwiriye kwa approachinga n'umeze bityo.